Mbahaye ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kubasobanurira inzozi zo kurota ubukwe. Waba warigeze kurota ubukwe? Waba warabyutse wibaza icyo bisobanuye? Noneho muri iyi video turareba impamvu umuntu arota ubukwe n'igisobanuro ubwo butumwa bushobora kuba bufite ku buzima bwe bwa buri munsi. Njye mugiye kubana ndi Emmanuel Uwihanganye, mbahaye ikaze. Mbere na mbere ubundi kurota ubukwe ni iki? Kurota ubukwe ni kimwe mu nzozi zikunze kugaruka ku bantu benshi. Ubukwe mu nzozi bujyanye n'impinduka, amahitamo mashya cyangwa ibyiyumvo umuntu ahanganye nabyo mu buzima bwe. Noneho ibisobanuro rusange, impinduka nshya mu buzima. Kurota ubukwe bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari ikintu gishya kigiye gutangira, urugero nk'akazi gashya, urugendo rushya cyangwa igitekerezo kigiye kwemezwa. Noneho kwifuza gukura no gutera intambwe nshya, abantu benshi babirota mu gihe bari mu myanzuro ikomeye, ibyiyumvo by'urukundo cyangwa iby'imbere mu mutima. Bisobanura ibyifuzo byo gukundwa, kuba hamwe n'umuntu wizeye cyangwa wumva umutekereza mu mutima. Noneho ibisobanuro bitewe n'uko ubukwe bwari bumeze. Kurota ubukwe bwishimye bikunze gusobanura amahoro yo mu mutima, ibyishimo n'amahirwe yo kugira ahazaza heza. Noneho kurota ubukwe butagenze neza bushobora gutinda, harimo intonganya ndetse n'ibindi. Ibyo bikaba byerekana impungenge cyangwa gukeka umwanzuro ufunze, urugero nko gushaka impinduka ariko ufite ubwoba bwo kuyishyira mu bikorwa. Noneho kurota wambaye imyenda y'ubukwe bwawe, ibi bishobora kuvuga ko hari ikintu ushaka kwiyemeza ariko ugifite gushidikanya. Hari n'abo bisobanura ko bifuza kumenyekana cyangwa kugira agaciro gahanitse. Noneho kurota ari wowe urongora cyangwa urongorwa, ibi bivuga kwinjira mu gihe gishya cy'ubuzima, gukura mu bitekerezo cyangwa kwinjira mu nshingano nshya. Noneho kurota ubukwe bwa mugenzi wawe, ahangaha urota ari mugenzi wawe wakoresheje ubukwe, inshuti yawe, bagenzi bawe cyangwa se abavandimwe. Ibi bishobora kuvuga ko uha agaciro ibyagezweho n'abandi cyangwa wifuza gutera imbere ku buryo runaka. Noneho igihe inzozi z'ubukwe zituruka ku bitekerezo byo ku manywa, hari ubwo kurota ubukwe nta mana iba ibyihishe inyuma, ahubwo nuko umuntu aba yaratekereje cyane, yatekereje ku bukwe, urukundo cyangwa umubano runaka. Ubwonko butunganya ibyo wibutse bigahuzwa n'amashusho y'ubukwe mu nzozi. Ngana ku musozo w'iyi video, kurota ubukwe si ikimenyetso cyo gushyingirwa gusa, ni ishusho y'impinduka n'amahitamo mashya mu buzima. Icyo ubona mu nzozi gikunze kuba ubutumwa bw'ibiri mu mutima wawe. Murakoze mwese twabanye kuri Emi Media TV. Niba ushaka gusobanukirwa izindi nzozi, ibuka gukanda subscribe niba utarayikora, kandi ukande like kuri iyi video, kandi wibuke kuduha muri comment inzozi waba wararose wifuza ko twagusobanurira. Njye wabateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Emmanuel Uwihanganye. Hasta la vista, naho muri video zikurikira. What?